se mu bikorwa byiza cyane. Mubyeyi mwiza, kwibyara bitera ineza ababyeyi. Kubyara ibyiza by'iterambere ry'ubu n'ejo hazaza heza habereye benshi mu guhanga udushya, bihuye n'ingabire wifitemo mu mbuto nziza ikomoka ku musaruro w'urukundo umugaba Imana ishobora byose yakugabiye, ibiguheramo umugisha. Bifite agaciro mu mari ikomeye ihenze cyane. Erega umusaruro uva mu isoko ukomoka ku izingiro ry'ipfundo ry'urutare rukomeye. Aho niho isoko ivuburira abayisanga, ibasanga bagasanganizwa imikorere iboneye, bakaba abakozi bakora nk'abikorera, bayobowe n'abakoresha babikwiye, bose bakuriwe n'umukuru w'imirimo wabahangiye akazi gahoraho kabahinduriye ubuzima, bakaba bafite ubuzima buzima. Birahagije mu kwitegereza ibikorwa mu gukora, guca bugufi atuje, areba kure cyane, nuko ababibonye bati burya koko umurimo urivugira, ubwenge buravukanwa kwa bubungabunze, ubumenyi burigishwa tukabufata twiyigisha, twigira no ku bandi b'abahanga banyuranye, kwihugura mu kwiyungura ibishyashya bigezweho. Aho niho nk'umuntu mu buhanga buhanitse bwo kwihanga yarihanganye, ahangana no kwihangira umurimo mu iterambere rirambye. Ibyo ni byo koko. Merutse kugira ni intego muri wikendi, ntambagira umuhanda, nkora imyitozo n'amaguru buhoro buhoro, nitegereza ibidukikije byiza Imana yaremye ikabishyira kuri iyi si. Nagira ngo ndebe ko hari uwaba yaracukumbuye akavumbura abibyazamo umusaruro wagirira benshi akamaro, haba kuri we, ku muryango we, inshuti, abababaye, abakene, igihugu n'isi muri rusange. Mbese akaba ari intwari cyangwa intwarikazi yabiharaniye, akazajya avugwa ibigwi mu gihe akiriho n'igihe azaba atakiriho. Ubwo nari muri ubwo bushakashatsi, aho nagendaga nabonye umubyeyi usa nk'ukuze, ukuriye ukuri, w'umukecuru ugeze mu kigero cy'imyaka nka 78. Twararamukanyije, turaganira, arantungura, anyungura ubumenyi, yampfunyikiye impamba y'umurage w'ihirwe mu guhirwa, nk'umuhire w'inzozi nziza z'ubu n'ejo hazaza habereye. Ubu muribaza muti byagenze gute? Naramwegereye ndamubwira nti mukecuru umubyeyi mwiza, nawe anyitabisha kurama mu ijwi ryiza, ati karame wo karama mu byiza bihoraho mwana wanjye. Nanjye ndamubwira nti murakoze mubyeyi mwiza, uwo murage w'ibyiza unyifurije tuzabirambanemo. Nuko twese turaramukanya. Aho nari musanze yitegerezaga imyobo iri mu butaka haraguru y'umuhanda, nuko arambaza ati iriya myobo ko ndeba ari myiza itangaje, irimo n'amatara, yaba ari ya yindi bita indaki za gisirikare mu butwari bwabo bari ku rugamba, bihishamo umwanzi kugira ngo bamutsinde? Nanjye ndamusubiza nti oya kandi yego. Uwo mubyeyi yaranyitegereje asa nk'utangaye, nuko arambwira atese ko inka ihaka bategereje ko ibyara, bavuga ko nitabyara inyana izabyara ikimasa, none wowe
uwo mukino unkinishije witwa ngo iki? Usobanuye iki kibondo cyanjye? Naramusubije nti mubyeyi, iyo nka iyo yabyara yose ni inka, icy'ingenzi ni uko banywa amata bakazabona inyungu izava mu yo yabyaye iyo ari yo yose. Naho rero impamvu navuze oya ni uko atari indaki za gisirikare bakoresha bishamo umwanzi bari ku rugamba nk'urwo wavugaga. Naho kuba navuze yego ni uko ari imyobo abakozi bacukuramo amabuye y'agaciro ku buryo bugezweho, butangiza ibidukikije, budahitana abakoramo, bukoreshwa ikoranabuhanga, bukorwa kinyamwuga. Ngira ngo urabibona ko hasa neza, harimo n'isuku n'urumuri rw'amatara, itaka rirateze, ni hagari, bagenda bisanzuye kandi bahumeka neza. Bityo rero ni abakozi bakora nk'intwari ku rugamba rw'umurimo, barwanya umwanzi ukomeye witwa ubukene. Umubyeyi aranshimira cyane ati murakoze. Hano imbere ndahabona icyapa, ubu si ikiranga ibihakorerwa? Naramubwiye ntibirashoboka ko ari yego. Nuko arambwira ati nubwo ntaheruka gusoma kandi nkaba nkuze, reka ngerageze niyibutse ndebe ibyanditseho. Umubyeyi yarantunguye mu kuri kwifitemo ubuzima, yarigishije mu kwiga, yigira, yasomye ibitabo abibika, atabita cyangwa ngo abitabe, ntiyasoma nka ba bandi bajya basogongera izibasema basinda, bagasinzira bibagirwa ibyo bigiye mu masomero. Nuko asoma neza ati handitseho impine y'amagambo GMDC. Mu magambo arambuye arambwira ati ni Generation Mining Development Company. Akomeza ambwira ati hariho n'indangagaciro enye. Iya mbere, gukunda umurimo. Iya kabiri, ubucuruzi bw'umwuga. Iya gatatu, icyerekezo cy'igihugu. Iya kane, agaciro k'umugore w'u Rwanda. Akomeza asoma neza ati bashyizeho na kirazira enye. Iya mbere, kugira ubunebwe. Iya kabiri, gusubira inyuma. Iya gatatu, kugambanira igihugu. Iya kane, gukoresha abana mu birombe. Yakomeje ambwira ati ibi bintu ni byiza cyane pe. Burya rero gusobanuza bitera gusobanukirwa. Nasobanukiwe ko hahumurira abadafite ihumure. Abashoboye gukora nibaze bahumanurwe no kwakira kashi, barusheho kwizigamira. Ahangaha hari umwiza wahanze ibyiza biva bikajya mu byiza, ni uburyohe bujya mu bundi. Ikibazo cy'amatsiko nsigaje, uyu nyiraguhorana imigisha mu kuramba yitwa nde? Naramusubije nti ni umugore w'intwarikazi mu butwari, nyakubahwa Kamugwera Vestine. Uwo mubyeyi yahise asabwa n'ibyishimo, asa nk'uririmba ati aho ho niho, abagore turashoboye, turashobotse, dushoboye n'ibindi, dukuriwe n'ifura, muzaze murebe urugero rwacu mu gukora. Nk'umusizi usiga, sinsigiriza nsiga nogereza ibidahari, uwo nsiga arasobanutse, ibyo musiga
birisobanura mu bashaka gusobanukirwa mu busobanuro bwo kudasobanya. Yari Haragirimana Seriviliye wabasanganizaga uwo musobanutsi. Murakoze.